akaririmbo kiswe Rock Mountain High na ka John Denver nyene twakaye Proctor nizere ko wayinsabye iri mugezeho mu kinyarwanda. Indirimbo nyizi ati yavutse mw'iki ya tariki 27 yaje mu rugo aza ameze nk'umuntu utari warigeze agera. Ejo hashize yaravuye hano aragenda aravuga ngo azongera avuke, avuga ko yabonye urufunguzo ruzamufungurira buri muryango. Bwa mbere akiza yagiye ku musozi, ubuzima yumva buri kure, mu muhanda agenda yumva uturirimbo, ariko ikintu gitangaje ni uko ibyo yumvaga atabyitagaho, akomeza kugenda ahinduka anakura vuba vuba. Ariko umusozi wa Colorado wamubereye muremure. Nabonye imvura y'umuriro mu kirere, ibicucucucu biri mu kirere kandi byoroshye kurusha indirimbo z'ibihozo z'abana. Umusozi muremure wa Colorado, indirimbo yitwa Colorado cyangwa Rock Mountain. Ati umusozi muremure cyane wa Colorado, yarawuzumutse arangije ajya ku rusengero abona ikirere kimeze neza, yabonye ibintu byinshi wowe udashobora kubona. Ikintu gitangaje ni uko ibyo byamusajije akumva neza arenda gukora ku izuba. Yabuze inshuti ye ariko akomeza kuyizirikana. None dore ubu ari kugenda yiturije, agenda mu ishyamba arashakisha umugisha muri buri ntambwe yose atera. Ibintu byose areba byaragiye biramuhindukana, kubera ko uyu munsi ibyo noneho yiyumvamo birumvikana kandi birasobanutse.